ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu twese uko turi aha ngaha buri muntu wese agiye kujya avuga Imana neza ayishimira n'ibyo yamukoreye. Uwitagize ibyo ikorera se cyangwa wapfushije mu muryango. Bonso ceceka, kuko ubu ngubu muri iki gihe tugezemo dutegereje twihanganye kandi twizeye ko abacu bapfuye bazazuka. Ariko mugabanyije ibintu byo kwiyemera tukavugisha ukuri. Mu miryango yanyu ntarimo umuntu wapfuye. Gusa ubwo urumva babura. None ubwo ugiye kumbwira ko uri kugenda mugahurira mu nzira kandi yarapfuye utakizwa n'amaguru? Ibyo byo nibyo, nakizwa n'amaguru, ariko nyine ntabwo bazaza ngo duhure gutya, ahubwo bazaza ku munsi w'imperuka. Mva nyine ni ku munsi w'imperuka, nawe yasuri zaba yarayonze. Bonso gabanya amagambo, ratakomeza utwiganiriza. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu rero umuntu urakinisha kuvuga Imana nabi nka Bonso arahita ajya mu muriro. Uwo muriro wacanywe nande? Imana data yawucanye. Ngo Imana siko? Imana icana umuriro se ikeneye koza cyangwa ibitetse ibishyimbo? Bonso ugomba kwishimira, niba nta kizira gukorera tegereza n'indege izaza. Umva izayigura mu mafaranga ikuye hese? Konjya numva bavuga ko amafaranga ari amabyi ya shitani. Tuza sha, ubu se njyewe ejo bundi nashanira ko twe turimo dusenga Imana ikatwizeza ko igiye kuduha smartphone. Umva mutegereze mwihanganye zazibaha. Mwijuru sari y'uruganda rucura ibyuma. Uretse n'ibyuma mwijuru nta na kimwe kitakorerwayo. Herego ubwo mu mpinduye ruhito. Ratashane twongere twisengere. What? Hey! It was at this moment that he knew. He fucked up. What? Jesus is Lord! Hey! Oh shit! Oh shit! Yesu umwami bajyaga bavuga ngo Imana yabaho nkabihakana none ndabyemeye.